Uyu munsi reka tuganire ku izina ryitwa Joanna. Iri zina Joanna ni izina rigenewe abana b'abakobwa. Iri ni izina riri ku bice bigacika, riri gukundwa n'ababyeyi cyane, aho usanga ababyeyi benshi kuri iyi si batandukanye bari kuryita abana babo bitewe n'imico myiza ndetse n'ubusobanuro bwiza rifite. Iri zina Joanna akaba ari izina risobanura Imana igira neza cyangwa Imana igira imbabazi. Rikomoka ku mazina ya Kiyahudi nka Yohana. Iri zina kandi risobanura uwahawe ubuntu n'Imana cyangwa Imana igira imbabazi. Ese iri zina rikomoka hehe? Iri zina Joanna kandi rifite inkomoko mu Giheburayo, aho rikomoka ku yitwa Yohana. Byamamara cyane muri Bibiliya, aho tubona umugore witwaga Joanna yari umwe mu bakurikiraga Yesu. Ibi ngibi tubisanga muri Luka n'igice cya 8 umurongo wa 3. Ese none uyu witwa Joanna yabarangwa n'iyihe miterere cyangwa se imico, ingeso ya Joanna yaba ari iyihe? Nubwo umuntu aba afite umwihariko w'ibimuranga cyangwa se imiterere ye cyangwa se imico ye, ariko reka turebere hamwe Joanna ese akunze kugira iyihe mico. Uyu Joanna akunda kugira ubusabane ku buryo asabana cyane n'abandi, ibyo bita sociability. Ikindi kimuranga ni umutima ufite impuhwe n'urukundo. Ikindi arangwa n'ubuhanga bwo kuyobora no gufata ibyemezo. Uyu Joanna kandi akunda kuba umunyabwenge kandi agira icyizere. Ikindi kiranga Joanna, akunda kwitangira abandi. Ese uyu Joanna akunda ibimeze bite? Abitwa ba Joanna kenshi bakunda gufasha abandi no gukora ibikorwa by'urukundo, charite. Ikindi bakunda ibikorwa by'ubugeni n'umuziki. Ikindi bakunda guhuza abantu no kugira inshuti nyinshi. Aba ba Joanna kandi bakunda kwiga no gutekereza byimbitse ku buzima n'imyizerere. Ikindi bakunda gutembera no kumenya ahantu hashya. Ese uyu Joanna cyangwa se aba ba Joanna haba hari ibyo banga? Bimwe mu bikunze kudashimisha Joanna cyangwa se imico itamushimisha harimo ubwiyandarike cyangwa abantu batagira indangagaciro. Mu ndimi z'amahanga babita lack of morals. Ikindi nanone kitamushimisha ni ukubeshwa cyangwa abantu batizerwa. Kuba utizerwa cyangwa se ukabura umuntu ubesha, nanone icyo gihe agutakariza icyizere. Ikindi yanga gutukwa cyangwa guhabwa agaciro gake. Kutubahwa arabyanga cyane, kuko nawe yumva yakubaha, nawe aba akeneye ko umwubaha. Ikindi yanga ni uguteshwa agaciro ibyo akora. Ikindi kintu yanga nanone, imvururu cyangwa kutumvikana, conflict, amakimbirane. Ikindi Joanna nanone atishimira mu mico ni ukumara igihe kinini ahantu hatari umutuzo. Muri we akunda gutuza, akunda umutuzo. Nimba uri inshuti ye uguharanira kuba nyamutuzo, kuko nawe ari nyiramutuzo. Uyu witwa kandi Joanna ikindi yanga ubutindi bwo mu bitekerezo, nko kwanga gutekereza neza cyangwa kutita ku byiza. Ibi bintu arabyanga cyane. Ni umuntu utekereza, kuko twabonye ko ari umuntu ukunda gufata imyanzuro no guhuza abantu. Uyu muntu akunda gutekereza, tekereza neza apana guhubuka. Nimba witwa Joanna rero, menya ko uri umuntu ukomeye, umuntu w'Imana. Umenye yuko ukunda gusabana n'abandi, kandi umenye yuko ugira impuhwe n'urukundo, buryo uwo ari wese uzagusanga uzamenye yuko ari weho umukorora. Babyeyi rero nabashishikariza kwita abana banyu iri zina ryitwa Joanna. Ibyiza biri imbere, tanga igitekerezo munsi aha muri comment, ukore na subscribe kugira ngo dukomeze kubana gusobanura andi mazina akurikira.